kuba uriho uzapfa no kuba waravutse bingana ko uzasaza. Hari igihe rero abantu twibeshya ko dufite igihe kitarangira, ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe ufite igihe kitarangira. Buri gihe cyose uzabona kiba gifite igihe kizarangirira. Ibyo ni ibintu ugomba kumenya ukanashyira mu mutwe wawe. Hari ibintu rero abantu bakunda kuba bamenya batinze cyane mu buzima. Kumenya ibyo bintu batinze mu buzima bigashobora nabyo ubwabyo kuba byabazanira ingaruka badashobora kuba bakunda kuba bahura nazo. Ni ibintu rero rimwe na rimwe tubana nabyo buri munsi tubifiteho imitekerereze itariyo, ariko iyo mitekerereze akaba ari iribuze kuba yashepinga buri kimwe cyose. Tugiye kurebera hamwe ibintu abantu bakunda kuba bamenya batinze mu buzima ariko bakanabyicuza cyane. Ikintu cya mbere, abantu bakunda kumenya batinze ko buri igihe gifite aho kirangirira. Niwitegereza uburyo tumaramo iminsi cyangwa se uburyo tubaho nk'abantu bafite igihe kitazigera kirangira. Dufite inzozi nyinshi, ariko nanone izo nzozi dukunda kuba twazegeza ku ruhande. Dutinda mu biganiro cyane, dukunda kwishimisha. Ibintu bidushimisha aho biri turabisanga rwose, ariko mu by'ukuri ntabwo tumenya neza ko igihe cyacu gifite aho kirangirira. Ubuzima nicyo kintu cyonyine cy'agaciro ushobora gutakaza, ariko nanone ntikigaruke. Bivuze neza ko nusipendinga nabo ubuzima bwawe, nta kindi gikurikiraho uretse kubwicuza, nta kindi wabikoraho. Ndagira ngo ntuzajye ujya gukora ikintu icyo ari cyo cyose ubona neza ko ari uguta igihe, ujye ubanza witegereze ku isaha. Nubona ugiye guta igihe ukabona isaha itarimo irasubira inyuma, isaha irimo irakomeza igenda izenguruka, ujye umenya neza ko nyine ni nako ubuzima bumeze. Ntabwo buhagarara. Ubugoryi bwawe, ubucucu bwawe ufite urabugira, ariko ubuzima bwo burakomeza. Ikibazo gakwiye kuba wakibaza wowe ubwawe ni ukwibaza uti ese ndimo ndasipendinga, ndimo namara igihe cyanjye cyangwa se ndimo ndagitakaza? Ukanareba ibintu urimo uragitakazaho. Ubushakashatsi bwerekana neza ko buriya abantu bashobora kuba batekereza ku gihe cyabo cyangwa se ko bafite ahazaza, icyo bagomba kuba bakora ahazaza ari 40%. 40% nibo bantu bonyine bashobora kuba batekereza ko ejo hazaza ari cyo bagomba kuba bakora. Abandi barabyumva bakabirengaho gutyo. Ikintu cya kabiri abantu bakunda kuba bamenya batinze ni uko amafaranga atari buri kimwe. Amafaranga ntabwo ari buri kimwe. Umugabo ashobora kuba afite amafaranga akumva neza ko buri cyose ashaka yakigura, kugera igihe azamenya neza ko ibyo akeneye atabigura n'amafaranga, kandi ibyo akeneye cyane birenze ibindi akaba ari byo amafaranga adashobora kuba yajya ku meza y'ibiganiro nabyo. Imico myinshi y'Abanyafurika n'Abanyarwanda n'isi yose uraza gusanga ko agaciro k'umuntu cyangwa se nanone kuba umuntu afite amafaranga ku meza yiwe cyangwa se kuri bank account yiwe biba bingana ko uwo muntu turi buze kuba twamwita umutagiri, turi buze kuba twamwita umukire. Ariko mu by'ukuri twabyitegereza tukumva ko nuko bimeze. Ariko se account balance ziwe nuko nguko kuko zimeze? Abantu rimwe na rimwe dutekereza ko kutishima ibibazo dufite akenshi cyane bizirikiye ku mafaranga yacu make, ariko mu by'ukuri niwitegereza uraza gusanga ko uko ugenda ugira amafaranga menshi ni nako n'ibibazo bigenda biza. Bivuze neza ko ni bya bindi bivuga ngo more money more problem, ko amafaranga yiyongera niko ibibazo byiyongera. Ahangaha bize bigendana nuko buri muntu wese uzajya ubona ko ari umukire muri documentaire cyangwa se imbere ya kamera, utazajya wemera ko ubwo ngubwo kuko ari bwo bukire arimo arakubwira, kuko hari itandukaniro rikomeye cyane hagati y'umukire wirirwa kuri kamera n'undi mukire utazigera unabona kuri kamera. Akenshi cyane uba usanga ari ibikoresho by'abantu rimwe na rimwe b'abakire bafite inyungu nanone bari buze kuba bakura kw'abo bantu bitwara gutyo. Bivuze rero niba winjizaga ibihumbi 500 ku kwezi ukumva neza ko ubuzima ari ubwo ngubwo ubuzima bukuryoheye, nujya kurwanira kwinjiza amamiliyoni 20 biranashoboka cyane ko wayinjiza ku kwezi cyangwa se nanone zinarenga cyangwa se ziri munsi cyangwa se z'umurengera cyane. Ujye wibuka neza ko uko ayo mafaranga ari buze ntabwo aza gutyo gusa ngo wishime ugire ibyishimo bitarangira. Niba ibibazo wageraga ibihumbi 500 ubona neza ko byari byarakumennye umutwe, nugira 2,000,000 noneho biri kuba inshuro 4 cyangwa se 5 cyangwa se yewe 6. Ikintu cya gatatu abantu bakunda kuba bakiga batinze mu buzima ni ikintu kivuga ngo amahoro niyo y'ingenzi cyane kuruta gutsinda. Ibi ni ibintu abantu tutamenya, rimwe na rimwe tunamenya dutinze. Gutsinda bishobora kuba byamenyerwa mu kintu bita kugera ku bintu, promotion, kugukomera amashyi, ariko mu by'ukuri igihari ugomba kumenya ntabwo amahoro y'umuntu ku giti cyiwe bajya bayafotora ngo bayapostinge. Ntabwo bishoboka. Ntabwo umuntu ufite amahoro wabipostinga. Ikindi kintu kizagutangaza nuko benshi bakwereka ko bafite amahoro indani muri bo birirwa babipostinga, bakwereka ko ubuzima bwagenze neza. Nuza kwitegereza uraza gusanga ko bitandukanye cyane n'ukuri. Ubwo buzima berekana neza ko ari bwiza ushobora gusanga butarigeze bunaba bwiza, ahubwo ari ikintu bita igitambara barimo baragenda borosa hejuru y'agahinda. Abantu mw'iyi minsi ibibazo biragenda bikaba abantu ibibazo, noneho bakagira ahantu bumva neza ko barambiwe ibyo bibazo.
niba barambiwe ibibazo kandi ibibazo bihari nta yindi nzira yo kuba babikemura, icyo bari buzi kuba bakora ni kimwe: baritwara nk'abantu bishimye, berekana ibyishimo. Ariko uwo muntu werekana neza ko yishimye, uzamwitegereze nihagira umusembura, nibwo uzahita umenya neza ko wa muntu atigeze yishima habe na rimwe. Ibyo yakwerekaga byose kwari ukukubeshya, kari agahinda ariko nanone gatwikirije akamwenyu. Ntibizagutungure kubona umuntu ahora atsindira ibikombe ubona rwose birimo biratangwa ku isi, ariko mu by'ukuri uwo muntu warimo arahomba ubuzima bwiwe, ukabona isi irimo iramukomera amashyi, irimo iramuvugiriza induru. Indani muri we, mu mutima we no mu mutwe wiwe, abizi neza ko ubuzima bwiwe burimo burarangira. Ariko abandi bo murimo muragenda mumuvugiriza induru, mukoma amashyi, ariko ikintu bita stress igiye kumwirangiriza, ikintu bita imisoro n'ibindi bindi utanamenya, indwara, kubaho nabi, ubuzima adashaka kuba yabamo kubera igitutu cy'abantu, ugasanga byo ubwabyo bigiye kuba byamwirangiriza. Ikintu cya kane abantu bamenya batinze ni uko buri muntu wese atari inshuti yawe. Ibi bintu bimenye. Hari abantu baza mu buzima bwawe kubw'impamvu. Umuntu akaza mu buzima bwawe kubera ko agomba kuba yazamo agakora icyo agomba kuba yakora. Niba ari ukuguhemukira akaguhemukira agakomeza, niba hari icyo muri buze kuba mwafatanya mukagifatanya akikomereza ubuzima. Rero kugira ubwenge no kuba umunyabwenge ni ukumenya itandukaniro riri hagati yo kumva neza ko umuntu uje mu buzima bwawe, uwo muntu wese aba ari inshuti yawe. Hari abantu muba inshuti bitewe n'ibyo murimo murakora cyangwa se n'impamvu mubaye inshuti. Rero yego nibyo, umuntu ashobora kuba yaba ari inshuti yawe, ariko ntukajye wirukanka ngo icyizere ukizamure ugishyire hejuru wumve cyane ko uwo muntu ari we byose byawe, kubera ko nta na rimwe yigeze aba byose byawe nk'uko ubitekereza. Ntukajye wumva neza ko buri muntu murimo murabana kuri iyi shapitire y'ubuzima biri buze kuba byagendana cyane nuko nanone indi shapitire ikurikiraho muri buze kuba mwabana. Birashoboka cyane ko murimo murabana mu iyi shapitire, ariko ikurikira atazigira nabaho, yewe binaguye cyane kuzigira wibuka ko yabayeho, kuko niko ubuzima bumeze. Niba tugeze hariya turiga imibereho yabo, ubucuti bwa nyabwo uzabumenya mu igihe cy'imiryoshyo cyangwa se igihe cyo kumva neza ko ubuzima buryoshye kirangiye. Nibwo abantu tuzakwereka ko turi inshuti yawe, cyangwa se twabaye inshuti zawe, cyangwa se yewe twanagukonsidaringaga, cyangwa se twabanye kubera ko hari ibyo tugukeneyeho. Rero nubona neza ko twabanye kuko hari icyo tugukeneyeho, ntuzasare ngo usizore cyangwa se ngo uvuze induru, uzumve neza ko nyine ari kukuri. Ujye umenya rero ubucuti n'inshuti zawe, unamenye icyo zimaze mu buzima bwawe. Ntukajye wumva neza ko buri wese ari inshuti yawe. Ikintu cya kane abantu bakunda kuba bamenya batinze ni ukumenya neza ko buri cyose urimo urabona mu buzima bwawe utashobora kuba wagikontorora. Niba hari ikintu kibaho abantu twifitemo, no kumva neza ko ibintu byinshi tugomba kuba twabigiraho kontorore. Dukontorora abantu bajyana ibintu mu buryo bwacu, dutanga amategeko cyangwa se hagira ikiba, ariko icyo kintu cyitirirwe twebwe, tukumva neza ko ari bwo butsinzi. Iyo turimo turumva ko barimo bayatwita ba boss, cyangwa se hari icyo nyine dufite muri control kigenda uko tugishaka, hari igihe twumva neza ko turi ibitangaza. Ariko si uko tuba turi ibitangaza, si nuko twigeze tunaba byo, ahubwo ni umutego rimwe na rimwe abantu tugwamo, tutaba tuzi neza ko turimo turagenda tunagwamo, ahubwo gake gake tuwijugunyamo. Ibyo ushobora kuba wakontorora ufite mu biganza, ubona neza ko bishoboka cyane ko wabikozaho ikiganza cyangwa se wavuga bigahinduka, ibyo ujye ubikontorora nta kibazo. Ibyo wabasha kubona ujye ubibona, ibyo wabasha kubyaza umusaruro ujye ubibyaza umusaruro nta kibazo. Ariko nibizajya bigera ku kintu udashobora kuba wabyaza umusaruro, ujye umenye neza ko nyine icyo kintu utakibyaza umusaruro. Ibiri kure cyane y'ikintu bita kontorore yawe, ujye umenya neza ko biri kure cyane ya kontorore yawe. N'ibyo ufite muri kontorore ujye umenya neza ko bifite muri kontorore. Kwizirika ku bintu rero udashobora kuba wakontorora niyo nzira yihuse cyane yo kuba wabura kontorore, wasara ugasizora. Niba ikintu ubona neza ko kikurenze, ni gute ujya kukizirikaho ukumva ko ubuzima bwawe bwose bugiye gushingira kuri icyo kintu? Reka, bizatuma ubura inzira zawe, bizatuma ubarizwa iyo utagomba kuba wabarizwa. Ujye umenya ibyo wizirikaho n'ibyo utagomba kuba wakizirikaho. Ikintu cya gatandatu abantu dukunda kuba twamenya dutinze mu buzima, ni ikintu bita ko ubuzima buriya bufite agaciro cyane kuruta uko ubitekereza. Ibi bintu ndagira ngo ubyumve neza. Ubuzima bufite agaciro kuruta uko abantu benshi babyiyumvira. Abantu rimwe na rimwe kubera ko dufite ubuzima, hari igihe dufatirana ubuzima cyangwa se tukumva neza ko nyine ubuzima buryoshye tugomba no kuba twabubamo gutyo. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko nk'uko byagakwiye kuba bimera. Ahangaha uzi ugenda gake cyane, unamenye ko ushobora kuba wakina n'ikitazigera kigaruka uko cyari kimeze mu gihe wamaze gukina nacyo. Ubuzima, imibereho yawe ni ibintu ugomba kwitaho cyane. Ati ni ukubera iki? Buriya ubuzima bumeze nk'ikirahure, ubuzima buri fragile,
ubuzima iyo bumenetse biragoye cyane ko wakongera kuba wabuhuza. Iyo umuntu apfuye aba apfuye, tubona ko bajya kumushyingura, yaba hari indi option bakabaye bamuvura cyangwa se bagasanasana, ariko iyo apfuye nyine nta kindi bakora, nta kindi. Niyo mpamvu nujya kurya rero ukabona urimo urarya ibintu ubona neza ko bishobora kuzakugiraho ingaruka, ndagira ngo umenye neza ko uzamenya agaciro kawe k'ubuzima. Ndagira ngo umenye neza ko uzamenya agaciro kawe k'ubuzima mu gihe umaze kuba warwara. Cya gihe ubona neza ko ubuzima umubiri urimo urakurya, uzamenya agaciro kawe k'ubuzima. Uzamenya agaciro ko kuryama mu gihe wabuze ibitotsi kubera utameze neza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero gusunikiriza cyane ushaka iby'isi rimwe na rimwe ubuzima ukabushyira ku ruhande ni ikintu ugomba kuba wakitondera cyane. Rimwe na rimwe twumva neza ko ibintu ari sawa, ibintu ari fine, nta kibazo kibirimo, kugira igihe twumvishe neza ko ibyo twatekerezaga bitigeze bihura n'ukuri na realite. Ubuzima si bumwe, nta na rimwe buzigira buba bumwe. Hari ababigenza kuriya bikabahira, hari n'abandi babigenza kuriya bikabahira, ariko kubera ko babigenza kuriya bikabahira ntabwo bivuze nawe ko nubigenza kuriya bizaguhira. Nujya gukora ikindi icyo ari cyo cyose, nujya gutekereza ikindi icyo ari cyo cyose, ujye wibuka neza ko ikintu ufite nkaho ari platform irenze ni ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe buhagaze imbere ya buri kimwe cyose, ibindi biraza bikurikira. Niba ubuzima nta buhari, nta kindi kintu ufite. Niba byanze nyine byanze, ariko ujye wibuka neza ko icyo utazigera ukina nacyo ku giciro icyo ari cyo cyose byagusaba ni ubuzima. Nta muntu ujya ukina n'ubuzima ngo bimugwe amahoro, never, ntabwo bibaho. Iyo ukinnye n'ubuzima byange bikunde ubyishyurira igiciro. Ikintu cya karindwi rero abantu bakunda ko bamenya batinze ni uko buriya ahashize, past, ntabwo bakunda ko bahahinduka. Buriya niba hari ikintu abantu dutaho umwanya ni ahashize. Iyo ibintu bitagenze neza akenshi umara igihe kinini ubitekerezaho, ati ni ukubera iki bitagenze neza, ati buriya iyo ndikireka gukora ariya makosa nkabigenza kuriya wenda wasanga byari kugenda neza. Buriya niba hari isomo ugomba kwiga ukanamenya, ni isomo ryo kwiga kwakira ahashize hawe, ukumva neza ko niba hari ibyabaye ahashize byarabaye, urabitekerezaho se birakurya umutima usarusizore ntacyo wabikora, ubundi urarwana n'iki? Impamvu rero ibyo biba cyangwa se ukomeza kuba watekereza ku hashize ni ikintu bita ingaruka z'ibyabaye ahashize uba urimo urahura nazo, nizo zituma usubira inyuma ukavuga ati nyamara iyo mbimenya. Iryo jambo rero iyo mbimenya, niba ushobora cyangwa se niba bishobora gushobora kuba waryikuramo, kubera ko niba hari umubano muzima ushobora kuba ufite kano kanya, ni umubano ufite na wowe ku giti cyawe. Ibindi bintu byo ntushaka ujya ubyihorera. Ugomba kwiga kurekura ya mizigo idashobora kuba yahinduka, ya mizigo ubona neza ko ugomba kubana nayo nta kindi wayikoraho. Byakire, ubyemere gutyo, wumve neza ko nyine ugomba kuba wabana n'ibyo ngibyo nta bindi. Kuko abantu benshi iyo bagiye kuba barwana n'ikintu bita kwizirika ku hashize, birangira bibabereye intege nkeya cyane. Kandi iyo wiziritse ku hashize byange bikunda uratangamo igitambo ahazaza hawe n'uyu munsi. Niyo mpamvu uzajya ubona umuntu aho iteka ryose abaho ariko ubuzima bwe ubona ari umwijima. Ndakubwiza ukuri ko ahashize hagomba kuba haba ari reference, ari ahantu uvuga ati ntibyari byoroshye, ariko ukiga kubana naho ndetse unahaseka. Ariko ntabwo ari ahantu ugomba kuba waba. Ahashize ntabwo ari present, ahashize ntabwo ari uyu munsi. Ikintu cya munani abantu bakunda kwiga batinze ni uko wagakwiye kuba waratangiye kera hashize. Iki kintu ni ikintu abantu benshi dukunda guhura nacyo. Niba ukiri muto, ukiri mu myaka mito yawe 20 za 30, icyo gihe hari igihe wumva neza ko ufite igihe, ariko buriya iyo wageze muri 30 ishyira 40 ntabwo yabikira aho ngaho gutyo gusa, cyangwa se wumve neza ko inzira zikimeze nka mbere. Reka ndagira ngo ujye umenya neza ko buri kimwe cyose ugiye kuba watangira bizagusaba byibuze imyaka igeze mu 10 kugira ngo icyo kintu kigire isura, kibe cyakubyarira amafaranga. Bivuze neza ko rero umuntu watangiye mu myaka ye 20 aba afite imyaka igeze muri 20 yo kuba yagerageza ibintu. Niba utangiye ikintu kikamara imyaka 10 kikaba cyakubyariye umusaruro, ukagera muri 30 hari icyo ugezeho cyangwa se hari icyo urimo urakora kikubyarira umusaruro, icyo gihe biguha amahirwe n'andi mahitamo yo kuba watangira n'ibindi. Niba ugiye kugira icyo ukora, gikore, kandi nanone ugikore ku buryo bwuzuye. Igihe cyanya cyo kugira icyo uri buze kuba watangira ni uno munsi. Bivuze neza ko rero ugomba kuba umwizerwa. Niba ari icyo ushaka kuba wakora, gitangire uno munsi utarinze kuba warindiriza cyangwa se uvuge ngo nzarindira. Reka mu myaka 10 ndagira nkubwire neza ko uzaba uri hejuru cyane, cyangwa se hari icyo uzaba umaze kuba wakora, umaze kumenya, kandi icyo kintu kizatangira uno munsi. Kandi ikintu uzishimira ko wakoze ni ikintu kiba kimaze imyaka 10. Iyo kimaze imyaka 10 ugikora
kiba cyarabyaye umusaruro, kuko ntabwo wamara imyaka 10 ukora ikintu wikorera ngo uvuge neza ko kitari buze kuba cyakugirira umusaruro. Ikintu cya 9 abantu benshi bakunda kuba bagiramo ubwoba. Ikintu cya 9 rero abantu bakunda kuba bakicuza cyangwa se bakunda kuba bamenya batinze, nuko buriya ubwoba nibwo butuma abantu benshi badakora ibyo bagomba kuba bakora. Buriya ubwoba nicyo kintu gituma imishinga myinshi idakora, nicyo kintu gituma imishinga myinshi idatangira. Uzitegereza urebe imishinga myinshi y'abantu ikunda kuba yadindizwa n'ubwoba. Uzarebe uburyo ubwoba ari umwanzi ukomeye w'umurava. Umuntu iyo afite umurava akagira ubwoba, tayari wa murava ugenda nka nyomberi. Ndakubwiza ukuri ko nta muntu n'umwe urenze wakoze ibintu bikomeye yabikoze ari uko abanje gushira ubwoba. Ibyo bivuze neza ko ubwoba nibuba amahitamo yawe ari permanent, ukihitiramo ubwoba, ukumva neza ko ubwoba ugomba kuba wabana nabwo. Icyo ni ikintu kibi udafite kuba wakabaye ubana nacyo. Niba ushaka kugira umutima ukomeye, biri buze kuba byagusaba rimwe na rimwe kwirengagiza ubwoba, kuko ubwoba bwuzahora ubugira. Ariko nanone ikintu kizagutabara ni uko ugomba guhangana nabwo. Nta muntu utagira ubwoba, kuko bavuga ati utagira ubwoba nta n'ubwenge aba afite. Ariko nanone hari ibyo utagomba kuba wagiramo ubwoba, kuko abantu rimwe na rimwe turirinda tukaba protective ku bintu runaka, tukumva neza ko turimo turirinda, ariko ntitumenye neza ko turimo turagenda twirangiza. Akenshi cyane twigira imfungwa z'ibitekerezo byacu. Ndagira ngo utekereze urebe imishinga yose uba ufite cyangwa se ibyo ushaka kuba wakora, ni bingahe wakoze? Ni bike cyane, hafi ya ntabyo. Nibyo bituma rero rimwe na rimwe nanone nta musaruro uri buze kuba wabona, kuko akenshi cyane usanga ibiganiro n'ibyo wumva neza ko udakwiye kuba wabarizwamo, ibyo ngibyo ni nabyo bwabyo byagakwiye kuba bibarizwa, nibyo byagakwiye kuba utaha umwanya, ariko nta mwanya ubitaho. Rero ujye wirinda ubwoba, ujye urwanya ubwoba, kuko ubwoba nibwo bukunda kuba bwatuma abantu badatera intambwe. Ikintu rero cya 10 abantu bakunda kuba bakicuza mu gihe bamaze kuba basaza cyangwa se bageze mu zabukuru, bamenya neza ko ibitekerezo by'abantu buriya nta nicyo bivuze cyane, uretse ko abantu barimo baravuga nyine. Buri uzitegereze iyo urimo uravuga ibintu by'umuntu, iyo urimo uratanga ibitekerezo ku kintu cy'umuntu, guys, nta kintu kiryoha nkabyo tu. Abantu barabikunda, birabaryohera, apfa kumva neza ko arimo aravuga undi muntu utari we. Biramuryohera rwose, akagenda agashyiramo ikintu bita imbaraga n'ubushobozi, bikagaragara neza ko yashyizemo ubwitange mu kuvuga undi, ariko mu by'ukuri we akirengagiza ibibazo byiwe cyangwa se ibyo arimo ararwana nabyo. Buriya rero ujye wibuka neza ko ibitekerezo by'abandi ntacyo biba bivuze cyane ku byo ushaka kuba wakora. Buri wese afite ibitekerezo ku kintu yumva neza ko akeneye. Abantu benshi baba bafite cyangwa se barabaswe n'ubwoba bwabo, ubwoba bwabo bukagenda bukabazingira ahantu hamwe. Umuntu akibera mu bwoba bwiwe, ubwoba bwiwe bukagenda bukaba nyine ikintu abana nacyo by'igihe kirekire. Ubwo bwoba rero iyo ubanye nabwo igihe kirekire, unabana nabwo koko, kandi bwangiza byinshi cyane bitagakwiye kuba byakangirika. Rero nibigera ku bitekerezo by'abandi cyangwa se iby'abandi bantu bashobora kuba bagutekerezaho, byo ujye ugenda gake cyane, ujye ugabanya, wumve neza ko bishoboka cyane ko ibyo ndimo natekereza ndimo ndibeshya cyangwa se uriya nawe arimo aribeshya, kubera ko tutazi ukuri cyangwa se isura ibyo bintu byagakwiye kuba bibarizwamo. Abantu dutekereza neza ko tuzi ubuzima bw'abandi, ariko mu by'ukuri nta muntu umenya ubuzima bw'undi. Ni imyiyumvire tugira, tukumva neza ko hari inama twaguha cyangwa se hari inama waha umuntu, ariko se koko iyo nama wayiha umuntu, banza urebe ubuzima bwawe, niye nama wigiriye wowe ubwawe. Uraza gusanga n'ibyo utekereza ko ugiye gukora, n'ibyo ushyiramo imbaraga, akenshi cyane bidakunda. None se niba bidakunda koko, urumva wowe ugiye kubwira iki umuntu? Niyo mpamvu rero ibitekerezo by'abandi nibigera ku kintu cyawe, ujye ugenda gake, ntukajye wita ku bitekerezo by'abandi cyane, kuko nibizajya bituma uguma hamwe udatera intambwe ngo ugire aho uva, ugire n'ahandi handi uribuze kuba wakerekera. Be careful rero. Ikintu cya 11 abantu bakunda kuba bamenya, ariko nanone bashaje bageze mu zabukuru banatinze cyane, nuko buriya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ukeneye Imana kuruta uko ubitekereza. Abantu rimwe na rimwe twumva neza ko dukeneye inshuti, dukeneye ibindi, dukeneye abo dusindana, dukeneye abo tugomba kuba turi kumwe, turimo turasangira biriya na biriya, ariko byagera ku Mana byo tukumva ko nta mpamvu. Ariko niwegera umuntu wamenye Imana ndetse akanayikunda, uraza gusanga ko ubuzima bwiwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bufite aho buva n'aho bujya cyane kuruta ubwawe. Ubuzima bwe bufite uburyo buri ku murongo kuruta ubwawe, kuko ubuzima tubamo ni ubuzima bugoye cyane, ni ubuzima budusaba ibitambo, ni ubuzima rimwe na rimwe budusaba kuba twakora ibintu birengeje imbaraga zacu, birengeje ubushobozi bwacu.
rero ibyo bintu niyo tubimenye cyangwa se tukumva neza ko ari uko bimeze, hari igihe bitatworohera, bikaza gusaba ko hari ikintu bita Imana kigomba kuba kiri mu buzima bwacu kugira ngo twishime. Ikintu rero buriya cya 12 abantu bakunda kuba bamenya batinze ni uko ubuzima ntabwo wavuga neza ko ubuzi. Ubuzima isaha n'isaha, isegonda n'isegonda bushobora kuba bwahinduka. Mbega nyine ni ibintu byoroshye cyane kwisanga ubuzima bwahindutse, ubuzima butakiri bwa bundi twahoze tuzi, kuko buri kimwe cyose gishobora kuba kimeze neza kugera igihe ikintu kitaba kimeze neza. Ushobora kwakira telefoni saa 6 z'ijoro cyangwa se isaha n'isaha bakubwira ati hari aksida. Hari amakuru ushobora kuba wakakira, ayo makuru wakiriye n'igihe uyakiriye agahita ahindura buri kimwe cyose kikajya mu buryo utabishakaga. Ubuzima rero ntukajye ujyaho ubuserebure cyangwa se wumve neza ko uri gitangaza, wumve neza ko uri ndakorwa, wumve neza ko rwose nta muntu n'umwe ushobora kuba yaguhagarika. Ubuzima isaha n'isaha bwahinduka. Ubuzima ntabwo bujya bubwira umuntu ati nyamara nubwo urimo urabaho neza ejo bundi bushobora kuba byahinduka cyangwa se bishobora kuba byaba bibi. Ntabwo ubuzima bujya buvuga ibyo ngibyo. Ubuzima icyo ubona nyine n'icyo urimo urabaho n'ibyashize, ibindi bintu ntabwo ubizi. Ikintu cya 13 abantu bakunda kuba bamenya batinze ni uko amahitamo mato, yayandi wita ko ari amahitamo mato utari buze no kuba watindaho, ayo mahitamo ashobora kuba yahindura buri kimwe cyose rwose kigahinduka. Ndagira ngo mbwire neza ko buriya amateka, gukora amateka bishobora kuba byatangira mu kantu gatoya. Utuntu dutoya ugenda ugerageza rimwe na rimwe twanga, ejo bundi twanga, ejo bundi twanga. Uko ugenda ugerageza udacika intege rero hari igihe ukora akantu kamwe, ako kantu kamwe ukoze, ayo mahitamo ukoze, ugasanga hazaza hawe hagiye kuba hakubakira ku mahitamo mato ukoze. Niyo mpamvu rero byaba byiza guhoza iteka ryose mu mutwe wawe ikintu cyitwa gushaka cyangwa se ubushake, ukaba wumva neza ko nyine hari ikintu kiba kigomba kuba cyaba kuri wowe, kandi icyo kintu kikaba ari ikintu cy'ingenzi cyane. Rero ntukajye wicara wumva neza ko nta mipango ufite, kuko kwicara nta mipango ufite nabyo ubwabyo ni ibindi bibazo. Ikintu cya 14 rero abantu bakunda ko bamenya batinze, nanone ujye wibuka neza ko icyo ukora uno munsi, icyo urimo urabarizwamo, icyo kintu ni icy'ingenzi. No matter how, uko byaba bimeze kose, icyo urimo urakora aba ari icy'ingenzi. Niyo mpamvu rero ntukajye wicara urimo urakora ubusa, cyangwa se urimo urakora ikintu ubona neza ko kidafite igisobanuro. Niba ari icyo urimo urakora uno munsi, gikore, ugikore byuzuye, unamenye neza ko icyo urimo urakora gikwiye koko kuba cyakorwa. Wishimire ubuzima urimo urabarizwamo, wishimire ibihe urimo uragenda ubamo. Numara kubigenza gutyo, nibimara kuba byagenda neza, bimaze kuba byabyara umusaruro, uzishimira ko urimo urabaho cyangwa se wabayeho. Wakoze cyane rero kubana nanjye. Ikiganiro bacyita Isi n'Abantu, njye gutegura ndetse nkakugezaho ni Oliver Regra.